indirimbo iririmbwa n'abantu baciye aho bari bakwiriye guca kandi hananije abanzi babo. Imana imaze gushyiraho itandukaniro hagati yawe n'abanzi bawe, nawe iyo ndirimbo wayitera mu izina rya Yesu. Mvuga aya magambo ndavuze ngo inzira yawe ntabwo ariyo nzira y'abanzi bawe. Ibi nashakaga kuvuga ni ibice. Bibiliya itubwira ngo iki mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 14 umurongo waho wa 6. Bibiliya muri Yohana igice cya 14 umurongo waho wa 6, Bibiliya ivuga ijambo ryiza cyane, itubwira inzira yacu natwe mu isezerano rishya, itubwira inzira dukwiriye kunyuramo. Bibiliya iravuga ngo Yesu aramubwira ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data atamujyanye. Iyi nzira yacu ntabwo ariyo nzira y'abanzi bacu. Iyi nzira yacu ntabwo ariyo nzira y'ababisha bacu. Iyi nzira yacu ntabwo ariyo nzira y'ibiduhiga. Yesu niwe nzira yacu. Yesu niwe nzira tunyuramo, nta ujya kwa data atamujyanye. Iyo umuntu yamaze guhitamo Yesu Kristo akanyura muri iyo nzira, abanzi bawe ntibacamo. Reka mbabwire ngo abazanyura muri iyi nzira amahembe ntabwo azanyuramo, amagini ntabwo azacamo, Nyabingi ntabwo zacamo, imandwa ntabwo zacamo. Yesu ni inzira idacibwamo n'amahembe, ni inzira idacibwamo n'amagini, ni inzira idacibwamo na Nyabingi, ni inzira idacibwamo n'abacwezi, ni inzira idacibwamo n'abarangi, ni inzira idacibwamo n'abanzi bawe. Boneza muri we, komeza urugendo uce muri Kristo kuko ari we nzira yawe, hanyuma ibyakurwanyaga bizajya bitangira kunanirwa. Kubera ko iyo wegera Yesu uba wegera imbaraga z'Imana, iyo wegera Yesu uba wegera amahoro, iyo wegera Yesu uba wegera umugisha, iyo wegera Yesu uba wegera umunezero, iyo wegera Yesu uba wegera amahoro ab'isi batagira, iyo wegera Yesu uba wegera ubutabazi. Mvuga aya magambo ndagira ngo Imana yo mu ijuru gutabare, umenye Yesu Kristo ko ari we nzira. Nuboneza muri we umwanzi wawe arananirwa, nuboneza muri we umwanzi wawe aratsindwa, umwanzi wawe hari ahantu atarenga. Wegera Yesu abadayimoni bagatangira kwigira inyuma, wakwegera Yesu abazimu bagatangira guhunga, wakwegera Yesu ibikurwanya bigatangira kunanirwa. Mvuga aya magambo ndagira ngo Imana y'umwami wacu Yesu ihimbazwe, ihabwe icyubahiro kubera yuko yadushyiriyeho inzira umwanzi wacu atacamo. Ibi ngibi ukwiriye kubimenya nawe ugatabarwa. Muri Yesu harimo imbaraga z'Imana, harimo imbaraga zikomeye. Mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo we yarabimenye, arangije aramwegera aribwira ati ninkora ku rushunda rwe gusa ndakira. Arangije aramwegera. Uko yegeraga Yesu abadayimoni bari baramuteye indwara yo kuva, baratangira bashya ubwoba, baratangira barahunga, baratangira bararekura. Iyo twegera Yesu ni indwara ziragenda, iyo twegera Yesu abadayimoni baragenda, iyo twegera Yesu tuba duciye mu nzira twari dukwiriye gucamo. Ndagira ngo wegere Yesu ubona amahoro aturuka kuri we, wegere Yesu ubona imbaraga zituruka kuri we, wegere Yesu ubona ubuzima buturuka kuri we, wegere Yesu ubona umugisha umuturukaho. Umugore aramwegera arangije aragenda mukoraho, amaze kumukoraho akoze ku rushunda gusa ngo amenye yuko akize cya cyago cye, na Yesu ngo yumva hari imbaraga imuvuyemo kubera ko hari umuntu umwegera agakoraho. Yesu ni inzira nzima, ni inzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Nawe numwegera nuca muri iyo nzira ntabwo abanzi bawe bazayicamo. Ndagira ngo Imana igufashe kandi Imana igutabare kandi Imana ikuyobora inzira mu izina rya Yesu Kristo.